kubera ko umuntu udafite gukiranuka kw'Imana akwiriye guhorana ubwoba. Uko nukuri akwiriye guhora afite impungenge, akwiriye guhora afite igihunga, yego, akwiriye guhora nta mahoro, akwiriye guhora adafite ituze, yego, kubera ko igituma umuntu agira ituze nuko nyine abaru afite gukiranuka kw'Imana yatanze, kw'Imana yavuze, kutarukwe, yego, kutarugukomoka mu byo we yihimbiye, nkuko iri jambo rivuze ngo kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko byatumye bihimbira ukwabo gukiranuka. Uku gukiranuka kw'Imana kwazaniye abantu bose n'ubuzima, nkuko twabibonye. Icyo umuntu uyu munsi wa none adafite, nta mahoro afite, nta byishimo afite. Abubatse bararushye, ababuze abagabo bararushye, abatunze inzu bararushye, abakodesha nabo kandi bararushye. Ariko uwo muruho wose nta handi ukomoka, nuko bahonyoye gukiranuka kw'Imana. Kuko ubutungane Imana yemera nubuhereza umuntu ibyiringiro bifite ubugingo, ariko bikamuhereza no kuba mwisi atuje kandi atekanye, ariko atekaniye muri uko gutungana Imana yatanze. Ubwo impamvu abantu baba badafite gutunga amahoro, umudendezo, ibyishimo, kandi basenga, kandi baba mu nsengero, kandi biyiriza ubusa, kandi bahora mu butayu, bahora mu buvumo, baririmba, ari abaperezida, ari abaperezidante, ariko n'ubundi ugasanga nta mahoro, ugasanga nta byiringiro, nuko mu by'ukuri batigeze basobanukirwa ubu gutungana Imana yatanze. Nukuri rwose. Turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu, turabasuhuje inshuti zacu zikurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza tunyuza kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV, ndetse no ku zindi mbuga zitandukanye, TikTok, Instagram na Facebook, nabyo ibyo biganiro binyuraho. Ngewe rero uri kubasuhuza nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha, ariko ndi umukiranutsi. Navutse ubwa kabiri, navutse ku Mana, namenye neza ko nabaye umunyabyaha ku bw'igicumuro cya Adamu, ariko nanone za kumenya neza ko nabaye umukiranutsi mbikesha Kristo Yesu. Ubu rero ndanezerewe cyane, mba nishimye ko mfite amahoro, ariko amahoro nkomora ku cyo nabaye cyo muri Kristo Yesu. Turabakunda rero uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro byiza, ibiganiro byururutse umutima, ibiganiro bitanga amahoro, ibiganiro bitanga ituze, ibiganiro bitanga ihumure, ndetse mu by'ukuri ibiganiro byiza cyane ku buryo ukomeza kubikurikirana, ariko ugakomeza kumva uguwe neza, umeze neza, ubikesha ibiganiro byiza byacu ukomeza kugenda ukurikirana by'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ntabwo ari njyenyine rero hano muri studio zacu, turi kumwe na mwene data mutamenyereye kuri kamera zacu, ariko nawe tumuhaye ikaze, arabasuhuza, ariko kandi anabibwire. Karibu mwene data. Urakoze cyane muvandimwe mwene data Mugisha. Nshimiye cyane abakunzi b'ibiganiro binyura kuri channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV, ndetse kandi ibyo biganiro bikanyura no ku zindi mbuga zitandukanye, arizo Facebook nkuko umuvandimwe amaze kuzivuga, ndetse Instagram, ndetse na TikTok. Njye basuhuza rero, ndi mushya kuri izi kamera, ariko nanone ntago ndi mushya mu bwami bw'ijuru. Ndi umwana w'Imana bidasubirwaho, mbiheshejwe nuko nabyawe n'Imana kubwo kubarwaho amaraso y'umwana wayo yamennye azira ibyaha byanjye byose. Amen. Ndiho rero ku isi niteguye
kumusanga ariko nanone mu buryo bw'umwuka mbana nawe. amen. Uyu munsi rero uwo mukiro cyangwa se ayo mahoro ubwo butunzi naronkeye muri we nibwo nje kubasangiza nanone kugira ngo tubashe nyine kungukirwa hamwe ariko kandi tubashe nanone no kubaho tubeshejweho n'Imana kubera ko ibiriho byose bibeshejweho nayo ariko nanone tunamenyera hamwe kugira ngo tubeshweho nayo icyo biba bisaba nanone. Nishimiye rero ko tugiye kubana ariko kandi aribwo bwa mbere ubanye natwe nanone twagusaba kandi tugushishikariza ko wakora subscribe ndetse kandi n'ibi biganiro ukabasha kubitambutsa no ku zindi nshuti zawe kugira ngo iyo nkuru nziza ndetse n'ubwo butunzi burushaho kugera kure cyane hashingiwe ko ibyiza ntibihishwa. Yego. Nishimiye rero ko tugiye kubana. Imana hari icyo yampaye ariko kandi icyo yaduhaye nicyo ngira ngo tunasangire hamwe. Muvandimwe reka dusangire amagambo tubona mu ibaruwa Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma. Yego. Igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Yego. Ndetse turasimba dusome n'umurongo wa 10. Yego. Ngira ngo wasoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo bavandimwe icyo nifuriza Abisiraheli mbikuye ku mutima ni ukugira ngo bakizwe, ni nabyo mbasabira ku Mana. Ndabahamya rwose ko bafite ishyaka ryo gukorera Imana ariko ni ishyaka ridashingiye ku kuyimenya. Ntibasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane, ahubwo bashaka ubwabo buryo bwo kwigira intungane bagasuzugura ubutungane Imana itanga. Erega Kristo niwe wanonosoye ibyo amategeko yari agamije kugira ngo wizera wese Imana imugire intungane. Umurongo w'10 akavuga ngo kuko rero kubyemera mu mutima bituma Imana ikugira intungane, naho kubyivugira n'umunwa bigatuma ukizwa. Imana ishimwe. Amen. Amen. Muvandimwe aya magambo y'Imana nyashimira Imana cyane ko yadukunze ariko muri uko kudukunda urukundo rwayo rukayitera gutanga ndetse kandi rwamara kwitera no gutanga ikanandikisha iby'urwo rukundo kugira ngo nanone abo ku gihe cyacu cy'uyu munsi turusheho kumenya ko bikomoka kuri yo, bidakomoka mu myibwirire cyangwa se ishyaka ryacu, ahubwo bikomoka kuri yo yabishatse ariko kandi ikabihamisha no kubyandikisha. Nashima Imana rero uyu muvandimwe yandika uru rwandiko yandikiye itorero ry'i Roma ariko kandi n'abanyarwanda cyangwa se abatuye isi bose. Yabandikiye icyo yabasabiraga ko bakizwa. Yego. Avuga ati nta kindi mbona kibakwiye uretse gukizwa. Ubwo byumvikane nyine ko bagombaga gukizwa hari n'ikibazo cyangwa se hari icyo bagombaga gukizwa. Nibyo. Noneho akomeza ku mirongo yo hasi avuga ngo ndabizi neza ko bafite ishyaka ariko ritava ku kuyimenya. Bafite ishyaka ryo gukorera Imana ariko nanone nirikomoka kutayimenya. Ubwo ni ukuvuga ko abantu Pawulo yari ari kuvuga bari bafite ishyaka. Ni ukuvuga ngo bari bafite ishyaka ryo gukorera Imana. Ntabwo bari abantu wavuga ko badafite ishyaka. Bari bafite ishyaka haba mu masengesho, haba mu bikorwa byiza, haba mu kwitondera
amategeko ya Musa, mbese mu bigendanye haba mu gutanga icyacumi, mu bigendanye haba no gutanga amaturo, bari abantu bafite ishyaka. Nukuri ntabwo barabanebwe. Bari bafite ishyaka ngo ry'Imana, ariko ngo ritava kuko yimenya. Bibiliya yeraho iravuga ngo ritava mu bwenge. Yego. Ubwo bari bafite, kuko abantu benshi bavuga ko bakorera Imana. Nukuri. Abantu benshi iyo ubareba bari mu nsengero, bari kuririmba, bari gusenga, bari gutanga ibyacumi, bari gutanga amaturo, bari guhanura, bari ari abaperezida ba korali, ari abadirigente, ni ishyaka ry'Imana, n'umuhate. Ariko ngo iryo shyaka rikaba ridashingiye ku kumenya Imana. Nukuri. Nuko Paulo nawe abibonye nyine gutyo, bafati aba bantu rero bararushye. Abantu bararushye, ndetse umuruho bafite uteye agahinda cyane, kubera ko bari gukorera inyuma ya zero. Yego. Bari gukora ariko ibyo bakora bitamenywa, kubera ko nyine bari gukora ari abapfuye. Muri make bari gukorera Imana ariko itabazi. Ubwo ni ukuvuga ko ni ishyaka ritava mu kumenya Yesu. Yego. Kubera ko nubwo bakorera Imana, ariko n'ubundi ubuzima bwabo n'imibereho yabo igaragaza ko batigeze bayimenya. Yego rwose. Iyo mvuga n'ubuzima, mba mvuga n'ubuzima busanzwe, mba mvuga n'ukuntu umuntu abaho atuje. Yego. Kuko umuntu wamenye Imana ahorana amahoro. Umuntu utunze Kristo ahorana amahoro n'ibyishimo. Ahora yumva nta kimuteye ubwoba. Nukuri. Ahora yumva nta kimukanga. Ahora yumva afite byose. Ariko kandi n'ibyo byose aba yumva afite nayo mahoro, ntabwo abashingiye ku cyo afite kigaragara. Ntabwo ashingiye ku nzu, ntabwo ashingiye ku bucuruzi, ntabwo abashingiye ku nyungu z'ibyo yagezeho, ntabwo abashingiye ku rwunguko rw'umuryango yagezeho, abashingiye kuri Kristo wenyine. Abashingiye ku kuba Kristo ari we wamugezemo, ndetse nawe akaba avuyemo, ndavuga mu buzima busanzwe, ku buryo isi mureba kuvuga ati wowe ntukiri uwacu. Hashingiye ko twe abacu tubahereza ubuzima ariko bushingiye ku byo twabagejejeho. None wowe ibyo tukugezaho ntabwo ari byo bishingiyeho amahoro yawe. Kubera ko n'ubundi hano ijambo ry'Imana ryavuze ko impamvu abantu badafite ayo mahoro, uko kuntu bakwiriye kuba mu isi batuje, banezerewe, bafite ibyishimo, bumva baguwe neza, bafite urukundo, ni impamvu z'uko batasobanukiwe gukiranuka Imana yatanze. Yego. Kubera ko umuntu wamaze gusobanukirwa gukiranuka Imana yatanze, niwe ukwiye kuba mu isi, ariko akaba mu isi nta kindi kintu na kimwe kibasha kumutsikamira. Nukuri. Ahubwo akaba mu isi ari umukiranutsi koko. Yego. Umukiranutsi afite ubuzima bwe akwiye kubaho. Ndi kubyumva, ni umukiranutsi mu mibereho. Mu mibereho irangwa nyine n'ibyishimo, irangwa no gukunda, irangwa no kudahangayika, irangwa no kutibaza iby'ejo, irangwa no guhora iteka yuzurijwe ntacyo ahombye. Ariko ubwo abadukurikiye, ubwo nyine turagira ngo dukomeze kubasobanurira, kuko hano ijambo ryavuze ngo bari bafite ishyaka ariko ritava mu bwenge. Yego. Ariko ubwo iryo shyaka ryabateye gusuzugura gukiranuka kw'Imana. Yego. Uzi ko ubona ko ijambo ry'Imana riri kubivuga, ishyaka abantu bagira ryo gukora. Yego. Bakorera Imana kugira ngo ahari ibyo bakora Imana izabishingireho,
bibahe kwinjira mu bwami bwayo, ibyo byiza bakora, ayo mategeko bubahiriza, uko kutanga ibyacumi, uko kuririmba muri za korari, uko kurira imisozi, uko kwinjira mu buvumo ngo bari gusenga, uko kujya mu butayu ngo bari gusenga, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Yego. Gukiranuka kw'Imana bituma basuzugura gukiranuka Imana yatanze. Yego. Ni ku mpamvu z'uko bacungira cyangwa se baba bishingikirije ku bikorwa byabo n'ingano n'umwuzuro. Muvandi uvuze kuri icyo, nibuka inkuru y'umusore witwa umutunzi, wari umutunzi, wari ufite byose, ariko yarabuze kimwe. Yego. Ngo nuko asanga Kristo, aramuga ati se ko amategeko nayubahirije uhereye mu buto bwanjye. Yego. Ariko Kristo aramuga ati rero nibyo koko, ariko noneho hasigaye kimwe. Yego. Genda ugurisha ibyo utunze byose ubiha abakene. Yego. Ngo nuko arebye uko bingana, yumva ntabashije kubisiga, ngagenda umutima ubabaye. Bagenda umutima ubabaye. Nibyo byiri shyaka rero bafite, hashingiye kuri ubwo butunzi baba biyegeranirije. Kristo akabwira rero ni mu butakaze, mubireke, mureke kubyishingikiza no kubyibwira ko ari cyo byabongerera, bityo muze mwankurikira. Bareba rero ku ngano yabyo, ku misozi buriye, ku mafaranga batanze, kugira ngo ibigerwaho nka korari, ndetse kandi n'insengero zubakwe, ibyo byose bakumva ntibabasha kubitanga. Yego. Bigatuma rero bahorana agahinda, bahorana kutagira, gutuza, ariko kandi bafite n'ubwoba bw'urupfu. Bafite n'ubwoba bw'urupfu. Ku buryo uba usanga mu by'ukuri nta hazaza bafite. Yego. Aba ari umuntu uriho ariko mu by'ukuri utanariho. Kubera ko umuntu udafite gukiranuka kw'Imana akwiriye guhorana ubwoba. Uko ni ukuri. Akwiriye guhora afite impungenge. Akwiriye guhora afite igihunga. Yego. Akwiriye guhora nta mahoro. Akwiriye guhora adafite ituze. Yego. Kubera ko igituma umuntu agira ituze nuko nyine abaru afite gukiranuka kw'Imana yatanze, kw'Imana yavuze, kutari ukwe. Yego. Kutari ugukomoka mu byo we yakoze, kutari ugukomoka mu byo we yihimbiye, nk'uko iri jambo rivuze ngo kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, byatumye bihimbira ukwabo gukiranuka. ubwo bahimbye ibyabo, ni ibihanganano. Ni ukuri. Hariho ukuntu ujya kubona ukabona abantu bagiye nko gusenga, nko mu byumba by'amasengesho, noneho bakabanza kunyura ku gikarabiro. Noneho ku gikarabiro bakabanza kugira ngo basabe Imana imbabazi, ahari kuko bari bibwira ko ari abanyabyaha, ari gusaba Imana imbabazi bakibwira ko ari byo biza kubahindura abakiranutsi imbere y'Imana, abantu beza imbere y'Imana. Ubwo ibyo nabyo ni ibihanganano, ni ugusuzugura ugukiranuka kw'Imana, ariko bagusuzuguje ibihanganano byabo bwabo bahanze. Ndetse kandi n'ibyo byaha nabwo impamvu nabwo mbonamo nuko ibyo byaha baba bashingiye ku mbuto bibonyeho, kubera ko batamenye ko izo mbuto zikomoka ku giti aricyo kibateyemo, aricyo umwanditsi anavuga ngo ni imbuto za kamere, ariyo kamere dukomora twese kuri Adamu. Yego. Noneho urubuto rweze bagashaka ko ari rwo ruhunguka. Yego. Ariyo mpamvu nabibyatura ejo akabona byagarutse. Yego. Ni ku mpamvu z'uko we aba ari kurwana n'indabo cyangwa se imbuto zeze, ntakamenye neza ko ikibazo ari we nyirizina. Noneho ibyo rero bigatuma we yihimbira gukiranuka. Uvuga ati izi mbuto ninzihungura n'Imana irabona ko nagize uruhare. Yego. Kandi ndi umuntu. Yego. Ati rero nta kuntu itanyemera, ishingiye ko sinabaye umunebwe. Yego. Ndetse kandi afashe n'ingamba nyinshi zo kwibabaza. Yego. Kugira ngo ndebe ko
izi mbuto nyine zashiraho burundu. Yego. Ariko ntibyakunda muvandimwe, ntago byakunda ko izo mbuto nyine zishiraho, hashingiye ko gushiraho kwazo bisaba ko igiti kirimburwa. Ni ukuri. Kigakurwaho, kigatwikwa. Kuko igiti ni cyitwa kibi, n'imbuto nazo zigomba kuba mbi. Yego. Ubwo nukuvuga ko ubwo gukiranuka k'umuntu nicyo gituma Imana yavuze ko ari kubi imbere yayo. Iyo bisomye nko muri Yesaya ibice byo 64 umurongo wa 5 hari ijambo rivuga ngo kuko twese twahindutse abanduye. Yego. Kandi nibyo twakiranutse byose ngo bimeze nk'ubushwambagara aritse bufite ibizenga. Ubwo gukiranuka k'umuntu, ibyiza by'umuntu yihimbiye yibwira ko ari byo byamugira mwiza imbere y'Imana, bikamuhindura umukiranutsi imbere yayo. Imana yo yibireba ibona ari ubushwambagara. Yego muvandimwe. Ibona ari ubushwambagara ndetse bufite ibizenga. Ubwo tukiri aho ngaho, abantu ntibakabaye bakwiriye gutakariza icyizere ibihanganano byabo ubwabo bahanze byitwa gukiranuka kwabo. Muvande niko bimeze kubera ko batigeze bamenya ingano y'ubwandu bafite n'ikibazo bafite. Niho Imana yashimye kuzana indorerwamo yitwa amategeko, kugira ngo bireberemo nibamara kumenya uko bari bajye bacogora bamanika amaboko. Niho ijambo ritubwiye ku murongo wa 4 ngo Kristo niwe wasohoje iby'amategeko aragamije. Niwe wanonose, niwe wagejeje ku mwisho w'icyo amategeko aragamije. Aya mategeko yarahawe umuntu, niyo mpamvu no kubibahiriza bidakunda, hashingiwe ko uwo ari gusabwa mu by'ukuri ntabwo byakunda kubera ko yaranduye. Ariko kandi yo arera. Ariko icyo yashyiriweho kwari kugira ngo umuntu yimenye uko ari mu mwuzuro nk'uko Imana imuzi. Kwari kugira ngo umuntu asobanukirwe ko mu by'ukuri nyine gukiranuka kwiwe kudashobora gutuma yemerwa imbere y'Imana. Kubera ko mategeko uwubahirije yose ariko agasitara kuri rimwe yose aba yayishe imbere y'Imana. Ubwo gukiranuka k'umuntu rero biragaragara ko ntaho gushobora kumugeza mu bwami bw'Imana. Ushobora ko gukiranuka k'umuntu kudashobora kumwinjiza mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse nuko gukiranuka kwe yihangira kuguhanganano kubera ko kutava mu bwenge, kutava ku kumenya Yesu. Ubwo n'umuntu wese wibwiraga ko azi Yesu ariko akishingikiriza kuri uko gukiranuka kwe, nta Yesu yari yamenya, nta muzi. Ariko kandi ndaza kuvuga ngo na nubu ukomeza kumva gushikamyeho nuko avuze ko Yesu nabwo atamukeneye, nubwo avuga ko we yibwiraga ko ahubwo Yesu amwizera. Ariko yari afite Yesu wundi w'ishusho mu gihe Kristo wapfuye akazuka yabonetse. Nkuko hano kuri uyu murongo ikomeza mu bice 4 by'iki gitabo twasomye ngo yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, ngo nukazukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Ubwo nukuvuga ko noneho kwa gukiranuka bakandagiye, kwa gukiranuka basuzuguje ugukiranuka kwa muntu nk'ibikorwa bye, nk'amategeko ya Musa ariya Imana niyo yagaragazaga. Ubwo biragaragara ko gukiranuka Imana yavugaga ari Kristo. Yego rwose. Ubwo nukuvuga ngo gukiranuka kwa Yesu, gukiranuka kw'Imana bakandagiye ni Kristo. Yego. Ariko nukuri Imana iradukunda. Imana iradukunda hashingiwe ko uku gukiranuka kw'Imana kwazaniye abantu bose n'ubuzima nk'uko twabibonye. Icyo umuntu uyu munsi wa none adafite, nta mahoro afite, nta byishimo afite, ndetse kandi hari uwigeze kuvanga abantu bose n'indushi.
abubatse bararushye, ababuze abagabo bararushye, abatunze inzu bararushye, abakodesha nabo kandi bararushye, ariko uwo muruho wose nta handi ukomoka nuko bahonyoye gukiranuka kw'Imana, nuko bakandagiye Yesu, bamwanze mu mibereho yabo, bo bishingikiriza ku mibereho yabo, ku bikorwa byabo, bumva ko ari byo Imana yakabaye ishingiraho, ngo bibazanire ubutungane Imana yemera, ngo bibazanire, kuko ubutungane Imana yemera nubuhereza umuntu ibyiringiro bifite ubugingo, ariko bikamuhereza no kuba mwisi atuje kandi atekanye, ariko atekaniye muri uko gutungana Imana yatanze. Ubwo impamvu abantu baba badafite gutunga amahoro, umudendezo, ibyishimo, kandi basenga, kandi baba mu nsengero, kandi biyiriza ubusa, kandi bahora mu butayu, bahora mu buvumo, baririmba, ari abaperezida, ari abaperezidante, ariko n'ubundi ugasanga nta mahoro, ugasanga nta byiringiro, nuko mu by'ukuri batigeze basobanukirwa ubu gutungana Imana yatanze. Nukuri rwose. Niho rero nyine Pawulo avuga ati rero icyo mbasabira nuko bakizwa. Yego. Nuko bakizwa, ariko kandi nuko gukizwa nuko nyine bakira igihano giteganijwe abantu bose. Nibyo. Kuko urumva hamwe no gusuzugura Imana bingana nyine ko ugomba kujyaho Imana yateganije ariho mu muriro. Ariho mu muriro. Ariko ndetse ibyo bikorwa byabo ni nayo mpamvu na bugingo n'ubu nta mahoro bafite mu mitima. Nibyo. Ni umuriro, ni utuntu tw'udushashi tuba turi kubazaho, tubamenyesha ko ako kanya gahunda yaba ari mu muriro. Ari mu muriro. Ariko kandi Imana yo ikaba yarateganije ko abantu bagomba gukizwa. Pawulo avuga ati rero nta kintu mbona nasabira umuntu, sinamusabira viza, sinamusabira imodoka, sinamusabira kwimuka ngave mu mujyi ajye mu cyaro, mu cyaro ajye mu mujyi, hashingiye ko mu mujyi harimo akavuyo cyangwa se ubushyuhe bwinshi, sinamusabira gutunga ikintu kiriya, icyo musabira nuko yakizwa uyu muriro. Yakizwa umuriro. Yakizwa umuriro ari rwo rupfu rw'iteka. Ariko bari abantu ziko nibutse ko kubera ko nubundi bataba bazi gukiranuka kw'Imana, iyo bo bari gusabira abantu babasabira kwimuka aho batuye, yego, bakava mu byaro bakajya mu migi. Uko nukuri. Noneho abandi bari mu migi bakava mu migi imwe bakurira indege, yego, bakagenda. No kuvuga ko mu by'ukuri nubundi ariko umuntu akeneye gukira. Yego. Nkuko wari ubivuze, akeneye gukira. Akeneye gukira, ariko ugukira akeneye ni ugukira ko mu mutima, ariko kutari gukira ku butunzi bw'ibigaragara. Ni ugukira ko mu mutima gukomoka ku gusobanukirwa ku gutungana Imana yatuzaniye, ariko Kristo Yesu ubwo yapfaga Imana imubazeho ibyaha byacu byose. Yego. Nkuko Pawulo nanone yandikira amatorero, ibi yandikiye itorero ry'Ikorinto mu bice 5, itorero ry'Ikorinto urwandiko rwa 2, yego, rw'Ikorinto ibice 5 umurongo 21, yarabandikira avuga ati rero kubwa Kristo, Kristo utarigeze umenya icyaha. Yego. Ubwo byumvikana ko atanagikoze kuko atakimenye. Yego. Imana yamubazeho ibyaha byacu, byawe wowe udukurikiye nonaha, no kugira ngo muri we duhinduke natwe gukiranuka kw'Imana. Yego. Duhinduke ubutungane, gutunganira Imana. Yego. Kugira ngo muri we natwe tube intungane, tube abakiranutsi, tubikomoye kubarwaho ibya Kristo, nkuko nawe yabazweho ibyaha byacu akajya guhanwa. Yego. Yego. Yagiye guhanwa abazweho ibyaha byanjye. Yego. Abazweho ibyaha byawe, abazweho ibyaha byawe nawe udukurikiye none. Nibyo. Bimujyana mu gihano atakoze icyaha. Ubwo gukiranuka kwa Yesu nako ubwo kukujyana mu ijuru. Nukuri. Ubiheshejwe no kubarwaho. Kuko uriya murongo twasomye wa 10 aravuga ngo kuko umutima, yego, ari wo umuntu yizeza, yego, noneho akabarwaho ngo gukiranuka kw'Imana. Nukuri.
nuko bibarwaho ubwo ubarwaho uko gukiranuka kw'Imana ubiheshejwe no kwizera icyo gikorwa Yesu yakoze. Nukuri muri iki kinyarwanda cya Bibiliya ijambo ry'Imana ho naho habisobanuye neza ngo koko rero kubyemera mu mutima, kwemera icyo Kristo yagukoreye, ko yaje mu isi azi ko mu by'ukuri umunyabyaha ariko kandi wa byose, ntacyo wakora ngo ubashe kubona gukiranuka kuza 100% kw'Imana. Yemera kubarwaho ibyaha byawe byose kugira ngo nanone muri we ubarweho ubutungane bwe. Ngo kwemera ibyo rero mu mutima ngo bituma Imana y'ubwayo ikugira intungane. Imana y'ubwayo ntabwo ari umuntu wigira intungane. Ubwo byumvikana abandi bati kanaka uyu ni umutagatifu, uyu ni intungane, ni nyir'ubutungane. Imana niyo yonyine itanga gutungana, ikaguhereza ubabazweho ubutungane bwa Kristo, akicara mu isi ari intungane, ariko kandi akabaho yambaye uyu mubiri azi neza ko ari intungane imbere y'Imana. Kubera iki? Kubera ko nta cyaha kibarwaho imbere y'Imana. Ngo hanyuma ku murongo nyine kuri uyu murongo turi gusoma ngo naho kubyivugira n'umunwa bigatuma ukizwa, kubyivugira gusa. Uku kubarwaho ndetse kandi nuko kwizera no kwemera mu mutima wawe ni ibikorekeka mu mutima wawe. Pastor atabigizemo uruhare, shehe atabigizemo uruhare, padiri atabigizemo uruhare, mwarimu atabigizemo uruhare, perezida wa korali atabigizemo uruhare, wowe ubwawe uri iwawe, uri mu isoko, uri mu buriri, uri mu kazi, ukizera mu mutima wawe ko nta cyaha kibarwa imbere y'Imana. Hanyuma ibyo byamara kukubaho, bwa bwoba bw'urupfu bukagenda, bwa bwoba bw'imibereho bukagenda, bwa bwoba bwo kwibaza iby'ejo bukagenda, kubera ko none usigara utegereje ati yaza ejo ndajya mu ijuru, yaza ejo bundi ndajya mu ijuru. Maze kumenya rero ko hano ku isi nta kihantindije iwacu ari mu ijuru. Ubu noneho ndi umushyitsi, ntabwo rero natinzwa n'imibereho yaho mbere umushyitsi. Bigatuma ubaho nta bwoba, uri umutsinzi, ufite ubutware bwose, uhori hejuru y'ibishoboka byose, ariko ubikomoye kuko wabazweho gukiranuka kw'Imana. Hanyuma rero ubwo buzima bwabaye mu mutima, umunyarwanda avuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa, ngo wabyatuza akanwa kawe, wabihamiriza abahisi n'abagenzi kuko biragoye guhisha ikikurimo. Nk'uko wa munyabyaha nawe bigoye guhisha amaganya, ariko umukiranutsi nawe biragoye guhisha ibyishimo, ndetse kandi naho bikomora. Ngo wabyatuza akanwa rero ngo bigatuma nagukizwa, ukabura kijijwe. Uzi ko uku gukizwa nge ntabwo nkomeza kukubona nanone nko gukira urupfu rw'iteka gusa. Ubwo nukuvuga ngo hari ukuba wako wabazweho ubutungane bwa Yesu. Wizeye ko wabazweho ubutungane bwa Yesu. Ubwo ukimara kwizera, ubwo wakize urupfu rw'iteka, wakize kujya mu muriro utazima, wakize kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Muri wowe ufite noneho ibyiringiro bifite ubugingo. Ubwo ubukize n'indi mibereho. Uko nukuri. Ubwo ubukize n'indi mibereho mibi, kubera ko umuntu n'ubundi icyamuteye kugira imibereho mibi nuko atigeze atunga ubutungane Imana yatanze. Nibyo muvandimwe. Noneho rero ubwo umuntu amaze kwakira ubutungane Imana yatanze, agakira urupfu rw'iteka, n'ubundi abakize, akwiriye n'ubundi gukira indi mibereho mibi n'ubundi yakuruwe n'ubunyacyaha. Nukuri muvandimwe, ndi kubibona. Kristo yaravuze ngo abwira abafarisayo, ababwira ngo mwebwe mujya koza igikombe mugahera inyuma, aho mwaretse ngo amazi avuye mu gikombe aba ari yaza koza n'inyuma. Wa muntu waruhutse mu mutima, mu by'ukuri inyuma aho hari hafite ikibazo, ariko umutima wo ni muzima. Hashingiwe ko nanone Paulo umwanditsi yaranditse aravuga ngo twaguriwe gutwarwa n'ibyaha. Mu by'ukuri ingingo zacu zari zarayobotse gutwarwa n'ibyaha, ariko
ariko noneho zongeye nanone kugurirwa na Kristo kugira ngo azitwarire gukiranuka. Bivuze ngo bwa buzima noneho wa mukiranutse atangira kubaho ubuzima bukize no mu mibereho, agatangira kubaho mu by'ukuri ntabwo agifite, hashingiwe yuko ubuzima bwe ndetse n'indoto ndetse n'ibyifuzo ndetse kandi n'intego biba byahindutse. Aha, Imana ishimwe cyane, ishimwe rwose mu by'ukuri noneho ko ubwo twamaze gutunga Kristo, noneho akaduhindukira noneho ubwenge, ku buryo noneho wamaze kwakira ubutungane Imana yatanze aba yakiriye n'ubwenge buva ku Mana. Uko Kristo yaduhindukiye ubwenge, Kristo yaguhindukiye kwera, aguhindukira ubwenge buva ku Mana. Icyo gihe noneho nongera kwitekereza nk'umuntu udafite n'ubwenge, noneho kuko Kristo aba yaguhindukiye ubwenge buturuka ku Mana, muri we uba wabonye ubwenge, muri we uba wabonye ubwiza, muri we uba wabonye icyubahiro, muri we wabonye kwera, muri we nta kintu na kimwe mu by'ukuri wongera gutekereza kubuze, kuko muri we biruzuye. Muri we ntiwongera kwitekereza kuri umukene, muri we ntiwongera nanone kwitekereza nabwo kuri umukire wibifatika, oya, ahubwo uri umukire wa byose, ku rwego rungana na Kristo, yego. Rero mu by'ukuri muvandimwe, nyine twari turi kubwira abantu ukuntu Imana yagize abantu intungane, ariko turi kubwira abantu gutakariza icyizere ibyo bo bita ubutungane, ibikorwa by'umuntu babitakaze, kuko mu by'ukuri bagirire icyizere icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, kuko ari nayo nkomoko y'imibereho mibi bafite ubu ngubu, ari nayo nkomoko y'imibereho mibi bafite ubu ngubu. Imibereho mibi abafite banasenga, imibereho mibi bafite bavuga ngo ni Imana mu kanwa kabo, ariko ku mpamvu z'uko Imana yavuze ko itakumva umunyabyaha, yavuze ko ntacyo yakorera umunyabyaha mu bigendanye n'uko itanamwumva, noneho ubwo nawe waba umaze kuba intungane, nawe kandi wabaye intungane ukomeje kudukurikira, ntacyo wabuze mu Mana. Ni ukuri wabonye ubwenge buturuka ku Mana, byose biruzuye. Kristo arahagije, Kristo ashobora byose, Kristo mu by'ukuri yaduhindukiye byose. Mu by'ukuri rero twumvaga twasoza n'ubundi ibiganiro byacu nakagaruka. Twabwira abantu rero bakomeza gukurikira ibiganiro byacu kutabyihererana ubwabo, bakabisangiza n'inshuti, bakabisangiza n'abandi, kugira ngo nabo bakire umunezero nk'uwo mwakiriye kandi nk'uwo natwe twakiriye. Kandi mukomeze nyine gukomera, ariko mukomeje gukomerera mu Mana, muri Kristo Yesu, kubera ko abo yahaye ubutungane yari bahaye byose, ariko byo mu Mana. Yego muvandimwe, dushimiye Imana nyine, nishimwe. Yego.